nishimiye kubana namwe ntore za data, ndabaramukije mu rukundo rwanjye rwa kibyeyi, kandi ndabahobereye kuko nunze ubumwe namwe, kugira ngo mbasesekazeho imbaraga zibakomeza, kandi mbafashe kwakira umunezero ukomotse mu ijuru. Nimwakire urumuri rumurikire intambwe zanyu, bityo igihe cyose muzirikane ku rukundo mwakunzwe na data, yabagaragarije urukundo rwe mu kubaha umwana w'ikinege, bityo impuhwe ze z'igisagirane azigaragariza bose. Kuri uyu munsi rero naje kwifatikanya n'ikiremwa muntu mu isi, aho ava akagera umukuru n'umutoya, kugira ngo mugaragarize ineza yanjye, kandi ndusheho kumusabanyisha n'ijuru ryose. Biremwa muri mu isi murakunzwe kandi muyobowe n'ububasha bw'ijuru, kuko data iteka ahora abatekerezaho, kandi akabagenera ibyiza kugira ngo bibatungire roho n'umubiri. Nimubyakire rero, kandi igihe cyose munyurwe n'icyo abaha, kuko umunsi ku munsi yohereza ingabo zo kubarinda, kandi akabacungira umutekano mu gihe cyose. Ni Imana y'urukundo, ni Imana y'amahoro, ni Imana izi kurinda, kandi ni Imana ibitayeho. Iyo Mana yabahaye ubuzima rero, nimuyihe namwe ibyanyu byose, bityo mukore ugushaka kwe iteka n'iteka. Harahirwa abumva ijambo rye kandi rikabanyura umutima, bagaharanira gukora gushaka kwe kandi bagaharanira kunyura mu nzira bifuzamo. Abo barahirwa kuko bazatunga umurage, kandi bakazahabwa umunani batazigera bamburwa n'isi. Nimukomeze rero mwakire ibyiza mwagenewe kandi mwateguriwe, kuko ni ibyanyu kandi birabagenewe. Ntawe mubisahuranwa nawe, kuko kiremwa muntu buri wese yahawe igeno rye kandi yategurirwa ibyiza. Ariko akenshi na kenshi kuko umwanzi we ahora arekereje kandi agashaka kuyobya benshi, niyo mpamvu yabavukije ibyo byiza, bityo abahereza ico rye. Benshi bararisatira, bararifata, bararisingira, bityo icyari cyiza bagisimbuza ikibi cy'umwanzi. Kakanya rero ndagira nti nimuhindukire kandi mube maso musenge, buri wese amenye kwakira icyiza yagenewe n'uhoraho Imana umuremyi wa byose. Nanjye nkomeje kuba rwagati muri mwe, mu buryo bwo kugendana namwe kandi mu buryo bwo kubagenderera. Reka nsinzabahahana kandi sinzatuma umwanzi akomeza kubigabiza. Niyo mpamvu igihe cyose mpora mbafitiye igishyika, nkaza mbasanga kugira ngo mbereke inzira nziza. Akenshi na kenshi mbona muri nk'abana b'ibitambambuga, uwa mwana wereka inzira agomba kunyuramo, kugira ngo ayicemo abone amahoro n'umunezero, ariko akajya guca ahatari inzira kugira ngo agwe mu rwobo. Mumeze nk'abana b'ibitambambuga umuntu abuza gukora mu muriro kugira ngo adashya, ariko we ukabona ashaka mu buryo bwimbitse kuwusatira kugira ngo akozemo ikiganza. Akenshi na kenshi ababona bimushimishije kandi binyuze umutima we, kuko aba atazi ingaruka y'umuriro kandi atazi uburyo uri bumwotse agakomereka. Iyo umubujije arababara kandi akarira cyane, kuko abona ko umuvukije ikiri cyiza. Ariko kuko wowe nk'umubyeyi uba uzi neza icy'ingenzi kandi cyamufasha, umubuza vuba na bwangu kandi ukamwigiza kure, kugira ngo uwo muriro utamwotsa kandi ukamugiraho ingaruka. Mwebwe rero biremwa muri mu isi mwahawe Roho Mutagatifu, kugira ngo abamurikire kandi abafashe kumenya gutoranya icyiza n'ikibi. Ariko Roho Mutagatifu mwaramutaye, ahubwo mwinjiza umwanzi mu buzima bwanyu. Niyo mpamvu mutabasha kurobanura icyiza n'ikibi no gutandukanya akaro n'akatsi. Niyo mpamvu rero tuje muri mwe mu buryo bwuzuye,
kugira ngo tubambike imbaraga z'igisagirane, mwebwe mumenya guhitamo ikiri icy'ingenzi mukagikomeraho, nubwo mwahura n'akaga gakomeye, mugahura n'intambara, mugahura cyane cyane na byinshi, ariko kandi nimube maso, musenge, mukomere, mwirinde guhuzagurika kandi mwirinde gucika intege mu rugendo. Musabire n'abo bose bameze nk'aho ari nk'ibitambambuga, batazi kurobanura icyiza n'ikibi, kandi batazi kurobanura cyane cyane igishimishije uwabahamagaye kandi uwabaremye. Nimutakambe musabe, kuko usaba wese arahabwa, kandi ukomanga agakingurirwa. Nimwakire rero amahoro arambye, kugira ngo ayo mahoro abafashe kurushaho kuyasakaza mu bandi, kandi abafashe kurushaho guhura na Data mu buryo bwuzuye, ndetse no kumenya inzira munyuramo. Ndabakunda bana banjye, kandi nejejwe cyane cyane na buri wese aho ari uhagaze mu kwemera, mu kwizera ndetse no mu rukundo. Mukomeje gutakambira isi ndetse n'abayituye, ari nayo mpamvu ibisubizo biza byigaragaza muri mwe, kugira ngo icyo mwasabiye kandi icyo mwatakambiye kibigaragarize kandi biyereke mu buryo bufatika kandi mu buryo bugaragara. Herega kenshi na kenshi iyo musabye mutarangaye, kandi mugasaba muzi neza uwo mutakambiye ndetse n'uwo muje musanga, iteka n'iteka ntimutindiganya kubona icyo mwasabye, nubwo mutahita mukibona imbona nkubona, ariko mubona ko isengesho ryanyu ryakiriwe kandi mukabona ibimenyetso rwose. Nimwakire umunezero n'umudabagiro ukomoka kuri Data, bityo igihe cyose mwishimire kugendana nawe. Nanjye ndi umubyeyi umutoza, umurezi wanyu iteka ryose, kuko nabahawe na Kristo Nyagasani, nabaherewe ahakomeye munsi y'umusaraba. Mu gihe bitari byoroshye sinabinubye, rero nabakiriye mwese kugira ngo mbahurize hamwe mu rukundo rwanjye. Nimukomeze rero mwakire umusabano udasanzwe, kandi mwakire gukomera no guhumurizwa. Nje kubana namwe mu bihe byose, kandi nje kubagaragariza ineza yanjye. Nje kubahumuriza no kubaba bugufi, mwebwe mwese abarushye n'abaremerewe. Nje kubahanagura amarira mwarijijwe n'isi, ngirane nimukomere kandi mukomeze mukataze. Erega muri ku murimo utoroshye, mwebwe mwese ntumwa, kandi mwebwe mwese mwahamagawe mu mazina yanyu. Nimukomere, mwirinde gucogora, kandi mwirinde gutandukira, cyane cyane mutandukizwa n'ibibazo, cyane cyane igihe mugeze mu kaga kandi mugeze mu nzira z'inzitane. Nimutabaze, kuko muratabarwa, kandi muhamagare ububasha bw'ijuru, kuko buri bugufi yanyu. Iteka muranteze ibiganza kugira ngo mbakire, kandi umutima wanjye uhora ufunguriwe buri wese. Nimuze munyegere, munkikize, kugira ngo mbahaze ibyiza by'ijuru, kandi mbafashe gukomera ku rugamba ndetse no kurwana urugamba inkundura. Murahirwa kuko nkomeje kubagaragariza ibyiza, kandi murahirwa mwebwe mwumva ijambo ryanjye rikabanyura, kandi muganira kunyura inzira imbereka. Ntago rero muzananirwa mu nzira, kuko igihe cyose nzabatera ingabo mu bitugu, bityo nkabazamura umusozi uruhije kandi uvunanye. Benshi bageraho bakananirwa, bityo bakananirwa no gutabaza, ugasanga bicaye barambaraye, kuko akenshi na kenshi intege zabo ziba zacitse. Dore benshi bari kunanirwa mu nzira, abari bari mu cyiza bari kukireka nta mpamvu. Benshi bari kuyoboka umwanzi bihuse, nyamara rero iki gihe ntago ari igihe cyo gusinzira, nta nubwo ari n'igihe cyo kugoheka, nta nubwo ari n'igihe cyo kurangara, ntago ari igihe cyo kudindira mu nzira, nta nubwo ari igihe cyo guseta ibirenge, ahubwo ni igihe cyo kuba maso, gusenga ubutaretsa, guhinduka muhindutse, ndetse no guhindukirira uhoraho Imana, kugira ngo abavugurure kandi yabatere imbaraga, kandi abigishe munyurwe. Kristo Nyagasani wazutse nakomeze abagaragariza ububasha bwe kandi bumwemerere, bityo akore imirimo n'ibitangaza mu buzima bwanyu. Nanjye igihe cyose mpora mubegereza, kugira ngo asesekaze impuhwe ze z'igisagirane, kandi abururukirizeho ububasha bwe,
kugira ngo mukomere kandi mukomeze mukataze impuhwe ze z'igisagirane rero ahora azifunguriye bose. Nimuzakire kuko n'uyu munsi yirurukije imirasire kugira ngo ayirurukirize ku kiremwa muntu aho kiva kikagera. Nimutege ibiganza mwakira igeno ryanyu mwateguriwe kuri uyu munsi. Nimwirinde kurangara no guhuzagurika, ahubwo imitima yanyu muyifungure. Nimwirinde cyane cyane ibiterashozi byatuma mutabasha kumenya no gusobanukirwa urukundo rw'Uhoraho. Nimwakire imbaraga ntagatifu kugira ngo mufashwe kandi musindagizwe mu rugendo. Nimwakire ububasha gutegeka ibinyabubasha byose byo mu isi, kuko imbaraga zo gutegeka kandi imbaraga zo kwirukana umwanzi mwarazihawe kandi mwaraziteguriwe. Nimuzikoreshe rero uko bikwiye kandi uko bigomba, bityo igihe cyose mwishimire ko muri kumwe n'imbaraga z'ijuru ryose. Nimusabe kandi mutakambe igihe musitaye mu nzira. Hoya ntimukarambarare kandi ntimugone ko mwabaye ibicibwa. Uhoraho Imana ahora afunguye umutima we, ni umunyampuhwe, yanga icyaha ntiyanga umunyacyaha, kandi agakunda umunyacyaha uhinduka akamuhindukirira. Namwe nimuze mumusanga, kuko impuhwe ze ari igisagirane kandi azifungurira ababi n'abeza, kandi iteka agahora ari inyanja abaza rero bakayogamo kandi bakayiyagamburiramo. Namwe rero nimwoge mu nyanja y'impuhwe n'urukundo, kandi muhore iteka mwiyambaza impuhwe za Data. Erega kiremwa muntu tuyisi buri wese abeshejweho n'impuhwe z'Uhoraho, kuko hatabayeho impuhwe z'Uhoraho, Uhoraho Imana yarimbura isi bitewe n'ibikorwa biyikorerwamo. Ariko amaso yahora arebana impuhwe, niyo mpamvu asaba buri wese ko izo mpuhwe azakira, kandi buri wese abasha kuzogamo kandi akaziha agaciro, kandi igihe agiriwe izo mpuhwe akabasha kuzakira mu buryo bwuzuye. Oya, ntimugapfushe ubusigeno ryanyu, ahubwo buri wese nafunguke umutima we kugira ngo ibyiza by'ijuru bimusesekareho. Dore benshi mwabuze amahoro, mwabuze ituze, mwabuze ibyishimo mu buzima bwanyu. Nyamara nta wundi wo kubahaza ibyishimo, amahoro n'umutuzo, nta wundi wo kubagaragariza urukundo atari Uhoraho Imana. Naje muri mwe rero kugira ngo mbegereze ibyiza by'ijuru kandi mbahaze ibyiza by'agatangaza. Akenshi na kenshi benshi mwirukira mu isi, mukirukira ku bantu, mukumva ko aribo bagomba kubahoza cyangwa aribo bagomba kuba ikiramiro cyanyu. Erega muntu nawe ntago yaguha icyo adafite. Niyo mpamvu ari igihe cyo kugira ngo musange umwami w'amahoro we ukungahaye kuri byose. Erega arakenutse kuri byose, niyo mpamvu rero ntacyo atashobora kubaha, kuko byose abikungahayeho. Nimuze mumusanga rero n'umutima wanyu uciye bugufi, mumugaragarize intege nke zanyu kugira ngo abongerere imbaraga. Ni umwami, arashoboye, nta kimunanira, kandi anezezwa n'abaza bamusanga. Ntumwa z'Uhoraho kandi mwebwe mwese muri hirya no hino, mwebwe mwese mwatowe kandi mwahamagariwe imirimo idasanzwe, mukaba mufite ibikorwa bikomeye kandi ibikorwa bitaboroheye. Nimwambaze izina ry'Imana, kuko Uhoraho Imana ari bugufi yanyu kugira ngo abatabare kandi abakomeze mu rugendo. Nimukomeze rero mwakire umugisha mwagenewe kandi mwateguriwe, bityo nk'uko mwateguriye ibyiza by'agatangaza, isi yose ikaba yaronse amahoro n'umunezero. Ayo mahoro rero nimuyakire, mwirinde ko mwayitesha, bityo iteka n'iteka mufatane urunana kandi musabirane, mwungurane ibitekerezo kandi musabirane mu cyiza. Mwakire rero imbaraga n'umugisha wanjye kugira ngo umwakire ibyishimo, amahoro n'umunezero, kuko Data yaje kubasesekazaho ayo mahoro kandi yaje kubasesekazaho ibyo byishimo, yaje kubagabira kugira ngo abari mu ntambara hirya no hino mwakire amahoro ya Kristo Nyagasani watsinze.
erega burya iteka n'iteka naho mwabuzwa amahoro n'isi, ariko umwami w'amahoro atuye muri mwebwe. Ayo mahoro y'umutima rero nimuyakire, naho inyuma mu mibiri yanyu mwayabura, ariko umutima wanyu wuzure amahoro n'ituze mukomora kuri Kristo Nyagasani watsinze. Bifurije rero guhora iteka muyakomeyemo, kandi guhora iteka muyasakaza mu bandi. Ndabakunda kandi ndabakomeje. Nimwakire urukundo kandi nimwakire amahoro n'ituze, nimwakire ibyishimo, nimwakire umugisha wa Data, kuko iyo yaje kwigaragariza muri mwe kugira ngo buri wese aronke imbaraga zimufasha kurushaho gukataza mu nzira igana Imana. Amahoro. Ndabakunda cyane bana banjye. Ndi Mariya nyina w'Imana, umwamikazi w'amahoro. Amahoro, amahoro.